Mwaramutse neza banyarwandakazi, umuntu wese ugeze kuri YouTube channel yacu yitwa Global TV Rwanda, kora subscribe kugira ngo tubere tubana mu biganiro. Uyu munsi mbazaniye inkuru kabisa ivuga mu karere ka Rusizi, aho abaturage bari gusaba ko bakubakirwa ikigo cy'urubyiruko ko byagabanya ubusambanyi bwugarije aka karere. Mu murenge wa Bugarama rero abaturage baba bifuza ko leta ibubakira ikigo cy'urubyiruko ngo byagabanya ubusambanyi. Ababyeyi bo mu murenge wa Bugarama batewe impungenge n'urubyiruko rwishora mu busambanyi, bavuga ko ahanini buterwa n'uko nta kigo cy'urubyiruko bagira rwajya rwigiramo imyuga n'andi masomo. Umurenge wa Bugarama ni hamwe mu hagaragara abangavu benshi baterwa inda. Ababyeyi baganirije ikinyamakuru cyacu bavuze ko bagerageza kwigisha abana babo, inama babahaye zikaba nk'igitonyanga mu nyanja. Basaba ubuyobozi ko bwabubakira ikigo cy'urubyiruko rwakwigirwamo ibintu bitandukanye, bagahuzwa nabyo, bagahabwa n'inama zongera ku zo ababyeyi babaha, bityo rero abangavu baterwa inda bakagabanuka. Umubyeyi w'umugore yavuze ko ikigo cy'urubyiruko cyubatswe mu murenge wabo cyabafasha guhugura abana babo. Ati uyu muturage yagize ati, nk'umubyeyi ntabwo ntewe ishema n'uko umwana wanjye atwara inda akiri muto. Ntacyo tudakora, turabaganiriza. Amahugurwa yanjye n'andi bamuha mu kigo cy'urubyiruko byatuma arushaho kwirinda. Mugenzi we nawe yavuze ko urubyiruko ruhugiye mu masomo atandukanye yo mu kigo cy'urubyiruko byagabanya abangavu baterwa inda. Ati ikigo cy'urubyiruko gihari, urubyiruko rwacu rwahugira mu kwiga imyuga cyagiye bafata cyo kwitwara uko babyumva, bigeza n'ubwo bajya kubonana bakabyara ntabwo byaba bikibaye. Undi mubyeyi w'umugabo ati ikigo cy'urubyiruko kidahari ni imbogamizi. Cyubatswe rwakiyoboka abafite impano bakazigaragaza, ndetse bikabarinda kwishora mu mirimo igayitse. Icyifuzo cy'aba baturage batuye mu murenge w'Ikibaya ufite umwihariko wo gukora ku bihugu bibiri by'abaturanyi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, ni uko ubuyobozi bwabubakira icyo kigo ko bishobora kugabanya ubusambanyi mu rubyiruko. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi, bwizeza aba baturage ko bufite gahunda yo kububakira ikigo cy'urubyiruko. Igice cy'ubutaka bwo kucyubakaho bwamaze kuboneka, n'igisigaye kizashyirwa mu ngengo y'imari y'umwaka utaha. Ubuyobozi busaba ababyeyi gukomeza gushyira imbaraga mu kwita ku burere bw'abana. Sindayigaya Fanuel ni umuyobozi w'akarere ka Rusizi. Ati hari umushinga dushobora gufatanyamo. Yatubwiye ko hari umushinga bashobora gufatanyamo n'Imbuto Foundation, bari gushaka ubutaka. Igice kimwe cyabo cyarabonetse, n'igisigaye ngo bazagishyira mu ngengo y'imari y'umwaka utaha. Ubutumwa baha ababyeyi bongere bite ku burere bw'abana ku rugero rukomeye. Ibarura rusange rya 2022 rigaragaza ko mu turere 30 aka Rusizi kari ku isonga mu kubyara abana benshi, gafite uburumbuke bwa 4.5%, gakurikirwa n'aka Gisagara gafite 4.4%. Uturere twa Nyaruguru na Nyagatare dufite 4.2%.
akarere kaza ku mwanya wa nyuma nta ka Nyanza gafite 4%. Turabashimiye rero, mukore subscribe kugira ngo tujye duhora tubagezaho update ziri mu Rwanda. Nkuko mubizi iyi YouTube channel yacu ibagezaho amakuru ya siporo, imyidagaduro, abaturage uko bimeze, politics cyane cyane mu Rwanda. So murakoze, mugire umunsi mwiza.